Nitwa Muhamyankaka Jean Felix, ayo niyo mazina yanjye, ababyeyi bangise ubwo niyo yinahangaha mu isi, ariko ubundi ku busanzwe cyangwa ku bw'Agakiza nakiriye ndi intungane, ndi umukiranutsi, ndakijijwe ku bwa Kristo, nizeye ko nababariye ibyaha byanjye kandi byose. Kwizera rero nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga kuzanwa no kumva, nanjye ubwo igihe cyarageze nyine nakira inkuru nziza cyangwa se mbwirwa ubutumwa bwiza, bubanza kukubwira ubundi ko uri umunyabyaha mu gihe uba usanzwe uzi ko uriwe ariko mu buryo budakabije. Nibyo burya tuba twarigishijwe, niko umuntu aba asanzwe abizi, abazi ko ari umunyabyaha ariko akigereranya na mugenzi we, yaba hari ibyo amubonaho we atibonaho, akavuga ati ndi umunyabyaha ariko ntabwo ndi nka runaka. Ubwo rero njya gukizwa nyine nabanje guhishurirwa cyangwa se kwemezwa n'ijambo ry'Imana yuko ndi umunyabyaha kandi ku kigero cy'ijana ku ijana. Ubundi umunyabyaha nicyo bivuze, ni nacyo bisobanuye, ni umuntu udafite kwera na gukeya, kandi nyine Bibiliya bihamya neza yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Urumva uramutse uvuze ko utari umunyabyaha cyane, ubwo haba ari n'ahandi cyangwa se haba hari uko we bizagenda utazahanirwa ibyo byaha byawe. Ariko icyo ijambo ry'Imana rihamya nuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, kandi nk'uko tubizi nyine nta munyabyaha uzajya mu ijuru, ahubwo umunyabyaha azajya mu irimbukiro. Ku bigendanye rero no gukizwa kwanjye, nk'uko twese tuvuka turi abanyabyaha. Urwo rubanza rw'ibyaha umuntu wese burya aba rwifitemo, abarugendana n'utwo twiza bakora, ariko iyo umubajije ukamubaza ngo mbese urumva bimeze bite, burya akubwira ko ari umunyabyaha. Ngira ngo nicyo gisubizo abantu bose baba bafite yuko ari abanyabyaha. Rero ariko icyo ijambo ry'Imana rikora kugira ngo utsindwe, nuko ribanza kugusobanura yuko uri umunyabyaha ku kigero cy'ijana ku ijana. Ayo magambo ari mu Baroma ibice 5, niho havuga neza yuko igicumuro cy'umuntu umwe aricyo cyatumye abantu bose b'abanyabyaha, kandi no kutumvira Imana k'umuntu umwe niko kwateye ko abantu bacirwaho iteka. Ubwo rero ntabwo ari uko nari sanzwe mbizi, nari sanzwe nzi ko ndi umunyabyaha kubw'ibyaha nakoze, ariko kandi ko hari n'uburyo nshobora kubikira mbisabiye imbabazi. Ariko ijambo ry'Imana rinyemeza yuko burya ikibazo mfite ari kavukire, ari ivuko ribi nahuye naryo cyangwa se nabyawe rikomoka kuri Adamu. Ibyo ni ibihamywa n'ijambo ry'Imana. Ariko tarinjira mu kiganiro neza, yego, ndagira ngo mbanze kubaze mbere yuko ujya kumenya ijambo ry'Imana nyirizina cyangwa kumenya ubutumwa bwiza cyangwa kubyarwa bwa kabiri, warobaga he, wakoraga iki, mbese mbwira ubuzima burimo bujyanye no gukizwa bwari bumeze gute? Birumvikana yuko burya mu by'ubuzima nta mushomeri uriho, buri wese aba afite ahantu yayobotse. Burya kandi umuntu uhereye ku ivuka ryo hayoborwa n'ababyeyi, asanga ababyeyi bafite inzira bayobotse, bakakubwira ati mwana wacu rero, dore inzu uzayoboka ngiri izagufasha ku kibazo cyo kujya mu ijuru. Ubwo rero nanjye nari mfite nyine aho nerekejwe n'ababyeyi, ariko iyo umaze gukura hari igihe nawe wirebera ukihitiramo. Nari narahitiye nyine mu idini rya Gatolika, maze gukura nigiye imbere nanjye nihitiramo nyoboka idini rya ADEPR cyangwa se itorero rya ADEPR nk'uko babyita. Nabaye mu madini abiri. Nishakiye indi nzira nyine. Nanjye nicira indi nzira ya ADEPR. Ariko burya naje kubona yuko igitera bene urwo ruzerero nuko n'iryo dini rya mbere nta kintu ryarakumariye ku kibazo ariko ufitemo imbere mu mutima. Bivuze ngo wavuye mu rya mbere ufite ikibazo, nyoboka irya kabiri mfite ikibazo, ndakomezana nabana nacyo. Ariko icyo kibazo ni urubanza rw'ibyaha. Naje kumenya ko ari urubanza rw'ibyaha ruba rugutera
gushaka umuti, yaba uwo wibwira ariko yaba n'uwo bakurangira, ariko utajya wigera ukemura ikibazo. Kuko burya iyo urwaye indwara utazi ariyo ukanywa n'umuti, aho gukira urushaho kuremba, kuko umuti ubunywa ntabwo uhwanye n'uburwayi urwaye. Rero nanjye n'ubwo buryo nari imeze, nari umunyabyaha nyine, ariko sinarekera. Burya ntawe ujya arekeraho, buri wese abashakisha, abavuga ati nabikora gutya, kumva ntibikora, agahindura. Nanjye rero ayo madini abiri yose narayayobotse, ariko ikibazo cy'urubanza rw'ibyaha cyo kwibaza uburyo nazajya mu ijuru nkabura igisubizo. Naje rero guhura n'ababwiriza butumwa bwiza, muririmbyi niwe ujya uvuga ngo kera nari umwangizi mu mutima rwihishwa, maze mpura n'uw'Imana anyigisha ibya Yesu, uko umuntu yakira urubanza rw'ibyaha akavuka ubwa kabiri. Ngira ngo urabyumva ko impamvu ikibazo kitakemukaga, nashaka kugikorera muri wa muntu wa mbere wo muri Adamu, none nashaka kugikemurira bikanga rero, kuko siko Imana yagennye ko umunyabyaha ashobora guhinduka intungane, ahubwo aho umuntu yanduriye cyangwa se ikibazo cyahereye ni nawe kigomba gukemukira. Urumva rero ko ikibazo cy'ubunyacyaha gihera mu ivuko, no gukemuka rero ni ngombwa ko gihera mu ivuko. Ngira ngo urabizi, hari inkuru Bibiliya yerekana y'umugabo umwe w'umuyuda witwa Nikodemu, ngo yasanze Yesu ninjoro, ajya kumubaza uko yagera mu ijuru. Ariko hari ikintu cyantangaje muri iyo nkuru. Nikodemu ngo yari asanzwe ari umwigisha mu Bayuda. Yesu rero aramubwira ati ko ukaba uri umwigisha utazi uburyo umuntu yajya mu ijuru? Amubwira ko akwiriye kuvuka ubwa kabiri. Nikodemu rero ntabyo yarazi, ubwo nawe yarasanganywe ikibazo cy'ubunyacyaha, ariko agashaka kugikemura nyine mu buryo bw'abantu. Yesu rero yamubwiye ko akwiriye kuvuka ubwa kabiri. Ni inkuru ndende, iramanuka ikagenda isobanura uburyo umuntu avuka ubwa kabiri neza neza. Ugeze ku murongo wa 16, Yohana ibice 3 ubutumwa bwiza, nibwo hari amagambo twatojwe tukiri abana, yuko Imana yakunze abari mu isi cyane, bigatuma itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ariko hejuru hagenda nyine havuga uburyo umuntu avuka ubwa kabiri neza neza, ku buryo herekana yuko atari igikorwa n'ubundi wikorera, ahubwo ari igikorwa gikorwa n'Imana. Ubwo mu buryo bw'abantu n'ubundi kuvuka ni umubyeyi ubikora, ariko mu buryo bwo kuvuka ubwa kabiri ukira urubanza rw'iteka ni Imana ikubyara. Aho rero nanjye nyine nakiriye ubutumwa bwiza, ndatsindwa n'urubanza rw'ibyaha rwari rusanzwe runtsinda, ariko ku kigero kitari 100%. Ubundi ubutumwa bwiza nibwo bugusobanura uriwe neza, ugatsindwa ku kigero cy'100%. Iyo umaze gutsindwa rero ku kigero cy'100%, nibwo noneho Imana yigaragaza, ubwo kandi kabira nakubyaye, ugahabwa ubutungane buturuka kuri yo. No guciye mu ijambo hari ikintu waruvuze cyitwa urubanza. Yego. Kuza urubanza, ntekereza numva urubanza munashaka ari umwaburanaga, n'umutima waburanaga nawe cyangwa n'Imana, mbese byari bimeze bite muri urwo rubanza rurimo? Ni ibintu bikoze mu buryo bwa kavukire bwo kwandura. Yenda buriya hari urugero wenda nagwa mu buryo bw'abantu busanzwe. Hari ukuntu umuntu ashobora kuba afite indwara muri we, ariko itaragaragaza ibimenyetso, ariko iyo wipimishije ugasanga urarwaye, buryo ububizi n'ubwo abantu baba batabizi. Ku bigendanye rero n'urubanza rw'ibyaha, ubu rwumvamo imbere muri wowe. Yego. Cyane. Yego. Nicyo nifuzaga. Nakomeje ingeze muri ADPR, nta cyahindutse. Ikiyongereye ni imirimo cyangwa se imiti myinshi nakomeje kunywa hashingiye kuyo bandangiraga, cya 10, amaturo, gufasha abakene, amasengesho, ubutayu. Njya nibuka ko hari imiti rusange burya
munywera aho ngaho nk'iyo y'ibya 10 amaturo amasengesho, ariko burya umuntu agira niyanywa abantu batareba, akayinywa wenyine akavuga ati ndumva kitakemutse, ariko impamvu yenda bishobora kuba biri guterwa n'imiti rusange turi kunywa twese. Urugero nk'amasengesho, mwarangiza amasengesho nk'ay'iminsi 2 cyangwa 3 ukiyongereraho uwaba rwihishwa na bagenzi bawe ntibamenye yuko uwo wanyweye. Ariko muvandi icyo kibazo ntabwo gishobora gukemurwa no kwima ibiryo byo kurya, ntirwakurwaho n'amafaranga, ntirwakurwaho n'imirimo wita myiza. Oya, byarananiranye, yaba ruvaho ruba rwaramvuyeho, kuko ndi muri bamwe babigerageje. Naje rero kubwirwa ubutumwa bwiza nyine. Iyo usomye igitabo cy'Abaroma ibice byaho 3 herekana neza ko hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Herekana ko Imana ihamya ko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bwayo. Aho ngaho naravuze ndetse ibyaha Imana ivuga abantu bakoze nanjye ndimo. Umubwiriza butumwa twaganiraga aransobanurira, numva ko mu bantu Imana ibivuga nanjye ndimo, kandi bahamya ko bakoze ibyaha ni mbere yuko mvuka, kuko nyine Imana irebera itangiriro iherezo mu itangiriro. Imana rero yarangije guhamya ko abantu bakoze ibyaha, ubwo nanjye FELIX nari ndimo, ngahubwo habaho gutsindishirizwa. Aho rero maze gutsindwa n'urubanza, abakijijwe barabizi, usa nkaho ubuze ubuhungiro, kuko usa nkusubiza amaso inyuma ukareba ibyo wakoze, ukareba ibyo witaga gukiranuka, ugasanga byose ntacyo byakumariye. Naje rero kubwirwa inkuru nziza yuko hari uwaje gukora mu mwanya wanjye, ari wo mucunguzi Yesu Kristo. Araza, icyambere yakoze yaramvukiye, kuko burya Yesu abantu bakwiriye kubyumva. Umurimo wo gucungura umuntu akimara kuva mu ijuru, igihe Mariya yaramutwita akamusama arinda ya Mwuka Wera, burya yari yatangiye akazi. Aravuka rero, aramvukira, ubwo ni FELIX wari uvutse. Ariko arangije aranakiranuka. Nakubwiye ko imirimo yose umucunguzi akora yitirirwa uwo yaje gucungura. Yarangije aranakiranutse akora ya mirimo yose myiza uzi dusoma mu byanditswe, arayikora, ariko se wayikoreraga. Ibyo nabyumvise neza. Ariko arangije, nkuko Imana yagombaga kubona uyibaraho ibyaha by'abanyabyaha, byabaye ngombwa ko ivuka rishyira ku ruhande, gukiranuka akagushyira ku ruhande, hanyuma akishyiraho ibyaha byanjye. Yesu rero yishyizeho ibyaha by'abanyabyaha, nta nubwo ari ibyanjye gusa, kuko burya no kurimbuka kw'abanyabyaha kuzashingira ku kuba baranze kwizera, ntabwo kuzagushingiye ku byaha bakoze bamaze kuvuka, ahubwo kuzaba gushingiye ku banze kwizera icyo umucunguzi yabakoreye. Rero inkuru nziza narayumvise, umutima wanjye uhabwa kuyizera, ariko nyine nanasobanurirwa yuko amaboko yakira ibyo umucunguzi yakoze ari amaboko yitwa kwizera. Nabyijeje umutima rero, numva ibyo bintu birakora. Iyi video bazayibona nabo twabanye, kuko ntekereza ko urubuga Ijuru ntirikorerwa YouTube channel irebwa n'abantu benshi, ntago ari bene data bizeye gusa, ahubwo n'abatarizera barayireba, nta mupaka ifite. Rero birumvikana nasanzwe nyine mu idini, ariko burya idini hafi y'abantu bose bafite imirimo babashinze. Na wa wundi twakwita uwo hasi, umukristo usanzwe, bamugira umunyamasengesho cyangwa se bakabimukangurira, kuko batabashaka kwaba umushomeri. Nari mfite imirimo rero nakoreraga idini, nari mfite imirimo nakoraga, imirimo nshinzwe inyubako,
njyanama nayibagamo y'umudugudu, mbese imirimo ijyanye n'ubudiyakoni gutyo kwigisha narigishaga. Nari visi perezida wa gurupe y'amasengesho n'indi hari ukuntu twari tuvuga ngo n'indi Imana imbashishije ko twagatuzi ko ari Imana itubwira kubikora ngo nayo ndayikora. Nanjye narakoraga rero ntabwo nari umushomeri, hariyo bari baranshyize ariko nkanihimbira n'indi byose nkabikora. Imana yakubyaye ntago ari wowe ubipanga, nta pla uba ufite ngo ndizeye ngo hazakurikiraho ibi bizagenda gutya. Njyewe maze kwizera ubutumwa bwiza natangiye no kububwiriza, natangiye kububwiriza. Ndabyibuka hari muri za 2017 ndabishyira 18 korona igitangira, nta nubwo amadini yari afunguye, yari afunze, ntago bari bemerewe gusenga. Ariko rwose ndibuka ko abantu banyegereye natangiye kubabwira inkuru nziza. Ubwo uzi ko n'urubuga nabagaho rwa nyobozi y'umudugudu, natangiye kujya mbabwira nti nyamara inzira turimo yo gukorera ijuru ni inzira idashoboka. Baratangira bavuga ati se Felix yaba yarayobye, byagenze bite, reka dushyire abantu bamusure. Kuko ndabyibuka yabitangaje, Satani ashyira abantu mu ruzerero ku kigero cy'uko babumva ko ibyo barimo umutima ubabwira ko nta juru bafite, ariko kubw'uko nta bundi buhungiro cyangwa nta kindi baba bazi, bakavuga ati basi turahebera urwaje. Nababwiye inkuru nziza rero, biramamara aho nari ntuye, imisozi irabimenya, bamwe yaraguye, ariko nkabasanga nkababwira nti reka ijuru ntago rikorerwa, murebe musome ibyanditswe, murabona ko twaba abanyabyaha kubw'ivuko dukomora kuri Adamu. Yego, kuko urumva nakomeza gusoma ibyanditswe nkabona uburyo Imana irebera umuntu mu ivuko kandi kamubaraho ibyaha byose hadashingiye ku mubare w'ibyamugaragayeho. Narabibasobanuriye rero, ariko urumva abayobozi b'idini baba bakanuye cyane, badashaka ko hari baravuga ngo ni intama badashaka ko hari uwabacika. Bashatse rero gukora ngo icyo bita gutangirira hafi, ariko nk'uko nari mbikubwiye ntabwo nari nzi iyo nerekera, gusa numvaga narakize, numvaga urubanza rw'ibyara rwarakuweho, kandi ari ibintu nkwiriye gutangariza uretse naho ngaho ntuye, ahubwo nkwiriye gutangariza n'isi yose. Mbashima Imana nk'ubu buryo bw'ikoranabuhanga, aho abantu bose bashobora kumva inkuru nziza, ari wowe uyatuye cyangwa se ari wowe yivuze, baba kwegereye abakuzi n'abatakuzi. Niko nabyumvaga mu mutima, ariko mba numva ashima Imana ko bigenda binasohora mu mugambi wayo. Abantu bazamenya icyabakiza, abo gukira bazakira, ariko n'umwana wo kurimbuka ntabwo azabyemera. Ariko Yesu yapfiriye ibyaha by'abari mu isi bose, hashingiye ko n'ubundi bari banduye bose. Rero byabaye ngombwa ko bantumiza mu nama nyobozi. N'ubundi ndabyibuka rwose twayikoraga twishe ko ari muri korona ntibyari byemewe, ariko baremera baraza abantu maho, nabo mbabwira inkuru nziza, ndababwira, ndetse bamwe bakaye. Burya mu idini habamo ibintu bitandukanye, harimo ababazi ko basoma ibyanditswe ariko ntibabisobanukirwe. Binyibukije inkuru ya Filipo n'inkone, ngo yari ivuye gusenga Yerusalemu, ariko Filipo ayisanga mu igare, arayibaza ngo mbese ibyo usoma ibyo ngibyo urabyumva? Mbona inkuru ndende, ariko icyo nashaka kwivugira ni uburyo mu idini habamo abantu batazi icyabakiza, yego mu buryo rusange kimwe n'abandi, ariko tabwira yenda n'ibyanditswe. Hakaba n'abandi rero banize amateoloji cyangwa se utundi dusomo idini rigenda ritanga tugamije gusobanurira abantu Bibiliya cyangwa kugira ubundi bumenyi, ariko batazi igihishe muri za nyuguti. Niho navugaga rero yuko Filipo byabaye ngombwa ko asobanurira inkone, nubwo yari yasanze iri gusoma, arayibaza ngo si ibyo usoma ibyo ngibyo urabyumva? Kuko nawe ngira ngo urabizi,
ujya ureba umuntu akakubwira ati Yesu yapfiriye ibyaha byanjye, ukamubaza ati se bingahe, akakubwira ati ni byose. Biba bibabaje, birababaje, bijya bibabaza umutima wanjye, ni nabyo bintera ishyaka ryo kubwira abantu icyabakiza. Hanyuma ariko wamubaza ati se uburi intungane, ati oya ndacyari umunyabyaha. Ariko abanje kukubwira ngo iki? Abanje kukubwira ko Yesu yapfiriye ibyaha bye kandi byose. Ariko arongeye akubwiye ngo iki? Arakubwiye ngo ndacyari umunyabyaha, ngo nta ntungane iba ku isi. Mbona ikinyoma cya Satani. Ariko mbona bihera n'ubundi bihera muri Edeni. Wibuke ko Satani ajya gushuka bariya bakurambere bacu, yarababwiye ngo Imana yarababeshye ngo gupfa ntabwo muzapfa. Nicyo cyakurikiranye umunyabyaha na n'uyu munsi, kuko aravuga ngo ndi umunyabyaha ariko ntabwo nzarimbuka. Ni umwuka wa Satani rero, kandi n'ubundi icyaha burya ni umwuka wa Satani. Bari abakurambere bakiriye uburuhererekane kubakomokaho wese. Yego, inama rero yarateranye, nicyo warumbajije, bafata umwanzuro kuko bambwira ko imyizerere sigaye mfite idahuye n'imyizerere ya ADEPR. Ndababaza nese bavandimwe cyangwa bene data, imyizerere ya ADEPR niyo twizera cyangwa tukwiriye kwizera iby'Imana ihamya? Ndabyibuka umupasiteri twari kumwe yaravuze ati FELIX, nawe urabizi ibyo twizera, urabizi wikwigiza hano. Ati nawe hariya imbere warahagaze, tiwabwirije abantu. Ati ubwo rero nta bindi, niba wumva tutakizeye kimwe, ati haguruka wigende. Njye sinarangije inama. Yego, ni imyizerere, ni idini, burya idini rigira imyizerere yaryo. Ariko imyizerere ya buri muntu si imujyana mu ijuru, ahubwo Imana yahamije icyo umunyabyaha akwiriye kwizera kugira ngo ajye mu ijuru. Yego yego. Nuko rero ubwo baraguciye. Babaranciye. Nari nzi ko ari jyenyine meze ukuntu meze mu mutima, sinari nzi ko hari abandi bantu bameze nk'uko numvaga meze. Numvaga ndi intungane, numvaga nkijijwe rwose, nk'uko hari abaririmbyi umuririmbyi bivuga ngo ndakijijwe rwose. Nkumva ahubwo umurimo wanjye ni ukubwira n'abandi cyabakiza. Yego, bafashe umwanzuro rero, maze kugenda ndahari. Ubu hari mwene data umwe wizeye ubutumwa bwiza, nawe twabanaga mu idini. Ariko uwo munsi namusize mu nama, azambwira ati byawe twabirangije. Ntimwabirangije mute? Se twaguciye, twagukiza inyuma y'itorero. Ariko Imana ishimwe ko nakomeje mubwira ubutumwa bwiza, nawe akageza igihe akizera. Ubu yarizeye, dufatanya kwamamaza icyazanye Yesu mu isi. Kandi nyine kubw'umugambi w'Imana, Imana igenda ihishura n'abandi, kuko ari isezerano ryayo yuko izagenda itwongerera abakizwa. Birumvikana ko n'ubundi Imana mbere yo gukiza umuntu, hari aho waruvuze ukoresheje ijambo ngo amahoro makeya, ariko reka nyahwanye na bwa buryo umunyabyaha aba yigereranya kuri mugenzi we. Niba ari uwasambanya akavuga ati ntabwo ndasambana, kumva hari ukuntu we Imana imureba. Ariko niyo twakwita amahoro y'igihwayihwaye. Ntange rero washingiye ku iyo mirimo yenda bari barampaye, hari uburyo niyumvagamo ko ntameze nka bagenzi banjye, ariko sinabyita amahoro. Aho nshyikiriye amahoro y'ukuri, ntago ayo ngayo nayita amahoro. Kuko ubundi rega icyo umuntu akizwa, burya agakiza nyine isomye muri Luka igice cya mbere herekana ko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha. Kandi icyo umuntu akizwa, ibyaha aho bizageza umuntu ni kwirimbukiro. Ubwo umuntu akira kurimbuka. Birumvikana rero ko maze gukira kurimbuka, nagize amahoro noneho yuzuye. Ndetse ubwo urumva ntago bigereranywa, ntago ari ibintu wagereranya ngo ayo wari ufite mbere n'aya kabiri. Mbere nta mahoro nari mfite, ariko ubwo uzi kuba mu isi ufite ijuru, uzi neza ko uyu mwanya twicaye aha ngaha, uramutse upfuye cyangwa iyi nzi ikatugwaho, wahita ujya mu ijuru. Nibwo butunzi butagira akagera umuntu atungira mu isi. Ni amahoro yuzuye ku kigero cy'ijana ku ijana. N'ubundi icyo mbwira
abakurikira YouTube channel Ijuru ntirikorerwa nuko bakwiriye kuva mu mwijima, kuko iyo twatuza akanwa kacu yuko twabaye intungane ntabwo birangirira, ahubwo tubwira n'abantu icyabakiza. Gukizwa ni ukwemera ko Yesu yaje mu isi afite umubiri ariko akaba adakomoka kuri Adamu nk'uko dukomoka kuri Adamu, akagukiranukira akishyiraho n'ibyaha byawe. Mbese umuntu utarakizwa niyumva ngo Yesu yapfiriye ibyaha bye, ajye yumva icyo kintu, amenye ko atazarimbuka ashingiye yuko hari umucunguzi wapfiriye ibyaha bye. Yego, ariko si ukubyumva gusa nk'utazarimbuka, ahubwo yizera ibyo bintu mu mutima. Baranabiririmba, baranabivuga, ni nabyo basoma, ariko ntibazi ibyo ari byo. Nta gusa ikijya kinezeza nuko namaze kubyizera, ariko kandi nta nuzarimbuka n'ubundi, kuko ijambo ry'Imana riracyakiza abantu, ntawe uzarimbuka mu bagenewe ubugingo. Natwe rero turamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo uw'Imana yamenye kera iyo abwumvise yumva aricyo kintu cyo kumukiza cyonyine. Yego.